Yes, bakunzi ba Kiroso Filime nkuko mubizi tugenda impande zose tujya kuri tele tubashakira amakuru meza y'abastari bagiye batandukanye. Uyu munsi rero twagiye tujya kuri tele dusanga abastari abangaba muri kureba ahangaha kuri screen yacu ya Kiroso Filime. Dusanga bicaye neza, bari ahantu hameze neza cyane kabisa, dusanga barishimye, twifuza ko badusangiza ibyo byishimo. Reka duhere kuri uyu mukobwa, amazina yawe? Yewe Marita Uwera Asumuta ko ndeba utishimye, ngera ijwi uzamura utugane. Wasanga impamvu atishimye wenda. Nibyo. Yes. Yewe Marita Uwera Asumuta. Uti Nitwa Uwera Asumuta. Icyo nicyo Kinyarwanda bavuga. Nicyo bakundira. Yes, nawe watwibwira. Bigasasira Yohani Maria Peter. Harimo na Maria se? Niyo. Mu mazina yose nayawe. Bigasasira Yohani Peter. Yes, jewe nkuko nsanzwe mbizi nkuze ku mazina menshi cyane, ufite amazina agiye atandukanye muri filime cyangwa muri sinema nyarwanda, ubu ufite amazina menshi cyane. Hari amazina yitwa Kigufuri, Rumashana, n'andi mazina menshi cyane atandukanye. Just. Izina wowe muri amazina yose nkayo wagiye witwa muri filime nyarwanda, izina wumva leta yandi cyangwa wumva ukunze kurusha ayandi ni irihe? Nta zina nakunda kuruta ayandi, nta zina riruta irindi, kuko ryose nagiye ndyitwa, ritanga umugati, gatanga n'icyayi cyangwa se ikikoma niko navuga, ariko amazina ahubwo ubu navuga irigezweho. Ubu irigezweho ni Kirihahira kabisa. Iryo zina rwose ndumva rifite izina riremereye cyane. Kirihahira ryaturutse kuki kugira ngo mbajye kwita iryo zina? Okay, byatewe n'umuproducer yararebye aravuga ati uriya mugabo yarasanzwe yitwa Kigufuri, umugani, Rumashana, gutya na gutya, ariko andebye abona ko na Kirihahira ari izina ryanjye. None se uyu mukobwa dusanzwe mwicanye mwahuje urugwiro, urabona ko ibintu bimeze neza, n'ahantu muri ntabwo hasanzwe. Ibi ngibi bishobora kuba bafite ikintu bivuze kuri mwebwe. Aya ngo ikintu bimbwiraho. ahantu twicaye urabona twari turi mu kazi twari turimo. Uyu ni umukunzi nubwo dukorana, ariko akaba yansabye ngo hari ahantu yigeze aza heza, ngo none akaba yagira ngo ahanzane harebe. Ubwo rero nibwo rwego twajemo, kandi urabona nawe iriya misozi ni imisozi myiza. Reba narebera nayo ni imisozi myiza. Mu Kigali ni ahantu mbese hari amahumbezi. Uratubwiye ngo ni umukunzi, nagira ngo dusobanure ni umukunzi mu buhe buryo? Ni umukunzi mu buryo bwo gusohokana cyangwa ni umukunzi w'ibihe byose? Dusobanurire. Ni umukunzi w'ibihe byose. Bishatse kuvuga ngo ni umukunzi wawe nyine muzabana cyangwa muryoshya, bimeze bityo? N'ubundi turi kumwe turyoshya, ariko buriya n'igihe hari igihe cyazagera tukabana. dusanga ubushize n'ubundi watubwiye yuko ufite umukunzi mugiye kubana vuba, yaba ari uyu nguyu? uravuga ngo Yesu mbese urabaza igisubizo? Ese niba yabikubwiye uragira ngo mbisubiremo? Ibyo bintu ndabyishimiye cyane, ahubwo mutubwire itariki y'ubukwe, natwe turi dushaka iki? Turi dushaka intwererano. Ahubwo bibaye byiza wasiga avance mu ntwererano kabisa. Murambwira save date noneho iyo ntwererano nyisige kabisa nta kibazo. Wowe usiga intwererano, nakubwiye ngo ntabwo ari intwererano yose, wowe siga avance mu ntwererano, ubundi ibindi uzajya kubona by'abana. Nagira ngo rero mutubwire kuri filime nyarwanda, ubu filime igezweho muri gukina ni iyihe? Tubwire na ntuza yayo ukuntu iteye. Mboneyeho no kubanza gusuhuza abakunzi banjye. Filime ubundi no kubategura nitwa Kirihahira. Ni filime ivuga ku buzima dusanzwe tuzi, dusanzwe tubona ubaho. Kwa kundi usanga umugabo mu rugo yarigize akara kajya ari umusongarera, adashobora gukora ikiyeda, adashobora kuba yakora iki, kandi agomba kubaho n'umuryango ukabaho. Ubwo rero niyo mpamvu
bya bindi bavuga ngo kura amaboko mu mufuka, kirihahira we ibyo ngibyo, ahubwo amaboko ni ukuyahoza mu mufuka. Ni umuntu w'umusonga rero ku muntu muri karitsiye, kandi akabaho akarya neza kurusha abandi, ariko nta kazi agira ntabwo. Nawe urumva umuntu utagira akazi kandi akarya neza, nawe mwumva ni umwesikoro hagati aho, cyangwa se n'ikisi. Ibintu by'ubutubuzi bitandukanye n'ubwesikoro, sibyo? Ariko ni umwesikoro cyane. ubwo bishatse kuvuga ngo kirihahira ni wowe agiteri principal w'iyo filime, ni wowe uri kuyikina muri agiteri principal. None se watubwira iyo filime nyine, ni ukuvuga ngo intuza yayo ukuntu iteye, wadusobanurira ukatubwira nimba kirihahira azageraho agahinduka, cyangwa ni wowe mwanditsi wayo, ari wowe mwanditsi wayo, wadusobanurira uko byari biteye. Uko bimeze n'ubundi, iyo ushaka kugaragaza ikintu sibyo, bya bindi bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata, sibyo? Ni ukuvuga ngo ntabwo wagaragaza ikintu cyiza gusa, hera mu kibazo, urumva kubera ko ari season, ugenda utanga solution bigomba kurangira kirihahira abaye umuntu mwiza yigishijwe akamenya. Yes. Urakoze cyane kuduha ubwo busobanuro. None se tujye kuri uyu musheri wawe, urabona kirihahira ni umusitari muri filime nyarwanda, arazwi cyane, agenda akundwa n'abakobwa benshi batandukanye. Ni iki wowe cyatumye umugirira icyizere ngo wumve yuko mwazabana ukumva ko aguma ari uwawe? Ariko aho ngaho wumva ataranasubiza urarusenya. Kubera icyo uvuga ngo nkundwa n'abakobwa, kuki utavuga ngo nkundwa n'abagabo? Oyagiye bitewe n'ukuntu umusitari n'izina wubatse, nkanjye ngenda nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, igitsina gore muri rusange kiragukunda cyane. Rero nagira ngo mubaze icyizere wagize kugira ngo wumve yuko uzamwihaye wenyine. Sheri arakubeshya. Ngewe ntagomba kumubangamira, ntabwo namubangamira cyane ko ibyo arimo ni akazi. Ikibi ni uko yabijyamo hari ibindi agamije, kandi ako kazi nawe wakaguha wagakora, aho kugira ngo ajya agenda usange yirirwa asabiriza 1000, yirirwa asabiriza 100, iki yagenda agakora, ariko nawe akamenya yuko inyuma hari undi yasize. None se ntabwo iyo atashye ujya muri ntuza ye, muri telefone ye ukajya gucukumbura amafoto y'abakobwa abagiye bamwandikira kuri WhatsApp, ku mbuga zitandukanye, abamuhamagara yenda ngo ufuhe cyangwa bitume nta cyizere umugirira? Ntabwo mbijyamo ko narangije kubyakira, kuko iyo mba ndubijyamo na n'ubu ntabwo nzatekera. Bishatse kuvuga ngo wamaze kumwubakira icyizere byararangiye cyane. Yes. Icyizere afite ni nka etaje 6. Kirihahira rero nagira ngo dusobanurire kugira ngo umuhitemo wowe wagendeye kuki, bitewe n'abakobwa ugenda uhura nabo mu mafilime atandukanye batandukanye kandi benshi cyane, harimo abakuze bawe, abafana bawe bagiye batandukanye. Ni iki wamuhitiye? Hasa kirereka nawe tuvije kuri kabisa. Ubundi nawe urabizi, umuntu aba afite inka nyinshi ariko agakunda inka y'igaje cyangwa y'ibihogo. Ahubwo ubundi nuko amategeko atabinyemerera, nawe ukamwisa nyirabihogo. Ahubwo hari mwese byarangiye. Nawe ukamwisa nyirabihogo. Ariko we tuvugisha ubu se naba ndi kumwe nawe ngakenera itara mu cyumba cyangwa zaho ngaho kabisa rwose. Uramushimye ariko kubera ko uramushimye ni urugero nayo ntanze, urugero n'imiyaga, urugero nayo ntanze. Ni ukuvuga ngo rero urabona ikupe yanyu ni nziza cyane, nayishimiye nanjye, ahubwo nyine nsubiye hejuru rwose bikurya nyirabihogo rwose nawe kera azi rwose buzubu. Rero ni ukuvuga ngo urabona abakunzwe cyane, nubona mu mafoto bigenda kuriya cyangwa mu mafoto abakobwa bamwohereza cyangwa bamwandikiye, nashimye ko wavuze ngo biba ari akazi.
biba ari akazi niba namwe kuri telefone umuntu akamwita sheri bizajya biba ari akazi nabyo ariko hari ibyo umuntu ashobora kujijwa akaba ngo sharire urumva nibyo iyo nguko kuko ariko urakumva iyo shaka wumvamo sheri ibyo ngibyo nabyo urumva atabigendaho akazi. wumvise hari umuntu umwise sheri kuri telefone wowe wabifatamo ngewe numvishe umuntu amwise sheri kuri telefone simubeshye ndi umuntu ntabwo navuga ngo ntabwo byandakaza ariko nkongera nkacururuka kuko nta kundi mba ndi bubigenze nta kundi wabigenza ariko nabwo sheri byaterwa n'uwo muntu uwo ari we kuko hari igihe hari abantu baba mubana mu kazi bakitana sheri bitewe n'impamvu ariko nanone ibyo ngibyo iyo ubirebyeho usanga nanone byangiza umuntu mu bwonko ubwo ngubwo kuvuga ngo gufuha byo ntabwo kajya kabura ariko nta kundi kuntu ubu niwe bubigenza ubwo bishatse kuvuga ngo ashobora kuvuga ati ni umuntu dukinana nk'uko wabivuze ukumva yuko ari umuntu bakinana n'abenshi tuziranye n'abo dukina ntubigireho ikibazo wowe ukumva ko ari umuntu baba bari gukinana nshobora kubigiraho ikibazo ariko nkatuza nkabirekera mu mutima wanjye wowe ni ukuvuga ngo wavuze ngo wa muntu ukoze hano uko byameze kose ngo wabyihakana bishatse kuvuga ngo ni igisasu wigeretseho wa muntu ashobora kubibika tuvuge nanjye ntangiye gucukura byaba ari ikibazo ngo byaba ari ikibazo nkakibika byaterwa igisasu yigeretseho ariko akemera akakihangana bati kinturikanye nta kibazo ariko nanone byaterwa isaha amuhamagariye yamuhamagara ko yavuye mu kazi akamuhamagara ko ari mu rugo twaryamye nta mpamvu yo kumuhamagara sheri ahubwo namureke ibyabo bazabipange n'ubundi ejo bagenera ku kazi kabo ariko buryo namuhamagara saa 5 saa 6 z'ijoro esike niba ko umuntu ari umugabo afite urugo umuhamagara n'izo saha nibwo ako kazi nta kahe mpamvu ugiye gukora none se mu byo mwemeranijweho ko buriya umugabo n'umugore bavuga ati ikintu kimbangamira ni iki mwavuganye yuko nazajya ajya kwitaba telefone cyangwa nazajya agera mu rugo atazajya yitaba telefone aya masaha nayo muyavuganaho muvuga ati birambabaza cyangwa birambangamira ibyo bintu hari ikintu mwabivuganyeho babyita kondisiyo wenda tuvuge ngo hari kondisiyo mwigeze muhana ngewe izo kondisiyo ntabwo twari twahana ariko aya ntabwo ari ukwizerana urumva rero ko nta kwizerana kurimo ubwo devoruse ndumva iri hafi aho ariko aravuga ngo nyine nzajya mbibika mu mutima bishatse kuvuga ngo umunsi azashaka kubisohora azaba yazanye esazi nakubwiye ko ari nk'igisasu cyangwa nzajya ndarana kasike oya sheri ntabwo nagutwita ni ukuri kw'Imana nzagura kasike nzagura kasike ni ukuri ukuntu ngukunda nkubuze napfa ukuntu ngukunda nkubuze napfa wapfa mubuze napfa ni ukuri ariko nzakomeza mukunde tukabayeho ubwo ibyo nibyo urabimusezeranije urivamo ariko urabyumva yes okay murakoze cyane kutuganiriza no kuganiriza abakunzi bacu ba Kiroso Filime umuntu wese udukurikira kuri Kiroso Filime amusabaga gukora subscribe kugira ngo azajya akomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi kandi ibiganiro byiza byizewe murakoze cyane ndabashimiye mukomeze mukundane kandi urukundo rwanyu ruzagire gute ruzakomeze forever mu matane umva umunsi nzayimushyiramo nzakubwira wayimushyizemo ntabwo wavase ese aribona uretse wundi wari uzi ko ari ubuvuzi wari uzi ko ari ubuvuzi nabibonye bakunzi bacu rero aba ni abakomediye cyane twemera mu Rwanda baba banadusekeje cyane kandi nabyo byiza cyane turanabyishimira murakoze cyane mukomeze kugubwa neza ciao kandi ndabakunda cyane hanyuma rero badusezeye hari brochette zari zigiye kuza kandi yari afite ebyiri nanjye ebyiri urumva uri imwe haba hasigaye haba
sawa ngaho mukomeze mugire urugendo rwiza muhure n'abandi. ariko rero turacyakomeza ikirori cyacu. sorry gatoya nagira ngo mubwire kugira ngo abakunzi bawe nagira ngo ugire ikintu babwira nk'ijambo wababwira cyangwa icyo wasaba. Abakunzi banjye by'umwihariko ndabasaba gukurikirana filimi zacu uko tugenda tuzitegura, natwe twiyemeje ko tutazabatekerereza, tugomba guhora tubaha ibintu byiza cyane bishoboka kandi biri mu butumwa. Ikindi kandi nkabakangurira kuba bajya basura Kiroso TV kuko ni Kiroso filime. Kiroso filime nabonye mugira utuntu twiza cyane cyane muri mu bantu bamwe bakangutse cyane. Hanyuma rero abafite inyota y'ubukwe bwanjye cyangwa inyota y'icyo kirori urumva cy'umwihariko uwo munsi tayari kabisa nzababwira. uragira uti ngendagira ngo avanse ugomba kuyisiga wa mugani kubera ko ntimugire ikibazo n'ubundi ibintu byaroroshye ni kuri telefone cyangwa ugataransifera kuri konti yawe kandi nabemereye ko umwana agomba kwibaho. ubona kizagukodeshereza n'imodoka.